mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Lucas yaramaze kubazwa n'umugore we Jinta ikimutera kwanga mama we urwanga mufitiye. Lucas yaramaze kumubwira ati se nkubwire igituma nanga mama umbyara, nkubwire impamvu mwanga. Undi ati yimbwire. Ese ni iyihe mpamvu yabituma Lucas yanga mama we? Inkuru yacu reka tuyitangirire kuri Lucas ndetse na Jinta. Jinta ati be, mbwira niki gituma wanga mama wawe nako kagenda? Lucas ati ngiye kukubwira ukuri gushaririye utatekerezaga yuko nzi, wenda hari wenda nawe utanazi. Ushobora wenda nawe kuba ukuzi ariko waricishikeye, ariko reka mbikubwire. Mama wanjye umbyara nakuze mukunda, nakuze mufata nk'intwari yanjye kuko yatureze tukiri bato, aduha byose. Yatwitayeho pe. Nyuma yuko data yari amaze gupfa, yaduhaye urukundo, araturera, aradukuza, aratwigisha turiga. Nakuze mbona mama ari inshuti yanjye magara. Mama yarankundaga kandi nanjye nkamukunda. Mama yanyifurizaga ibyiza. Buriya mama yankundaga kurenza abandi bana bose yibyariye. Ariko uzi ikintu cyaje kuntungura? Mama ntiyigeze ankundira umugore. Kandi burya be, iyo ukunda umuntu ukunda n'ibyo akunda. Iyo ukunda umuntu wubaha ibyo akunda ukabiha agaciro. Mama wanjye ntiyigeze agukunda. Ibyo narabyihanganiye nangwa birenze amaso. Ndavuga naho ari wenda impamvu mama we atagukunda nuko umaze igihe kinini utabyara. Ariko umaze kubyara mama wanjye ntiyigeze agukunda, yakomeje kukwanga. Nkomeza gushaka ikintu gitera mama wanjye kukwanga, ariko ndakibora. Nakubeshye, nagiye ngorwa no kwiyumvisha impamvu mama wanjye akwanga. Nagiye ngorwa no kubijera ngo ndebe ko nabura mama wanjye yagukunda, byibura mukabana neza. Mama yagiye atoza arayira kukwanga no kugutoteza. Ariko uzi ikintu gituma nkunda mushiki wanjye? Nuko ibyo byose yabivuyemo. Uyu munsi ni inshuti yawe magara. Buriya biranezeza iyo mbona uri kumwe na Rayira. Ndabikunda cyane. Rimwe na rimwe niyo mbibonye banumva narira, banumva ngize ikintu cy'ikiniga. Nifuza kubona nabura uko ubanye na Rayira ariko waba ubanye na mama wanjye. Ariko
ibyo byishimo mama yarabinyimye, mawe umbyara yarabinyimye, yanyimye iryo hirwe, yanyimye uwo munezero wo kumubona ahuje n'umugore wanjye nkunda w'igikundiro. Basi se urabyumva? Jinta ati ndabyumva babe, ndabyumva uburyo ukomerewe n'uburyo bikuremerewe n'uburyo bikuremereye, ariko ugomba kwihangana. Uko Satoya narihanganye, ariko kwihangana kwanjye ntaha kugarukira. Buriya mushiki wanjye yakoze ikintu cyiza cyane, ntabona uburyo nkimushimiramo, binatuma mukunda cyane, bikanatuma mufata nk'udasanzwe mu buzima bwanjye. Rayira arankunda, akankundira umugore, binongeye akankundira umwana. Ese ubwo namugereranya n'iki? Jinta ati none si ibyo ngibyo nibyo bituma wanga mama wawe bene ako kageni, ku buryo ubuza umwana uburenganzira bwo kumenya nyirakuru? Undi ati si ibyo gusa be, mama wanjye ntiyigeze aha agahenge umugore wanjye nkunda, kuko n'abana nabyaye mama wanjye ntiyigeze abakunda. Ese utekereza ngo niba mama atagukunda yakunda uwo wabyaye nangwa se ugukomakwaho? Ese uzi impamvu n'uyu munsi nta mwana n'uyu n'umwe twigeze tugira? None se nuko Iva adafite bakuru be? Nuko adafite musaza we? Yakabaye afite Abi iruhande rwe, yakabaye afite Blight. So where are they? Ntago bahari, ntago bagihari. Wenda hari mawe yaza kukwanga, ariko akankundira abana. Ntago uyu munsi nakabaye mfite Ivy gusa. Ese uzi impamvu Ivy akiriho? Nuko mawe namukuye mu buzima bwacu. Jinta ati nibiki uri kuvuga dia? Undi ati ndagira ngo nkubwire ukuri utaruzi, utanatekerezaga. Mama wanjye wambyaye ubwe niwe wanyambuye amahirwe yo kwitwa papa. Imyaka yose yatambutse, nkaho ibyo bidahagije kuri we, yashatse no kunyambura kwitwa umugabo, atwara ubuzima bw'umugore wanjye. Ese ibyo byonyine ntibihagije? Ibyo byonyine ntibyama impamvu yo kwanga mawe? Nkumva ko adakwiriye kongera kungera imbere no gukandagira mu rugo rwanjye. Byose ndabizi ko ari wowe wahitanye abana banjye, ndanabizi ko ari wowe wiyiciye umuhungu we, ndanabizi ko ari nawe washatse kugerageza kukwambura ubuzima. Jinta ahera kuyikanga, kavuga ati ngwiki sweetheart, ibyo bintu wabikuye he? Ninde wabikubwiye? Umuntu wabikubwiye arakubeshya, yari arimo guteranya na mama wawe. Lucas ati babe, wishaka kurengera mawe, wishaka kuburanira uriya mukecuru utagukunda, wimuvuga neza mu gihe watashobora kukuvuga neza, wimurengera kuko we nta na rimwe azigera kurengera, wikumva ko hari ikiza kwifuriza. Undi ati ibyo byose ndabyumva, ariko ibyo wabirenga ugatuma amenya umwana, n'umwana akamenya nyirakuru. Lucas ati mfite inshingano zo kurinda umwana wanjye,
mbere sinigeze ngira ubwo bwenge bwo kurinda abana banjye, ariko kuri iyi nshuro nta mwana wanjye uzigera wongera gupfa kubera mama wanjye. Mama wanjye azarinda apfa atabonye umwana wanjye, sinzigera mbahuza. Jinta ati ngo iki? Akuzi ko urwo ari urwango uri kubiba hagati yawe na mama wawe? Lucas ati sinjye wabitangije, mama niwe wabitangije. So rero nahame hamwe asarure ku mbuto z'ibyo yabibye. Sibyo se? Arimo arasarura ibyo yabibye. Yatubibyamo urwango n'ubwoba, atubibamo kumugendera kure no kumwishisha no kumwiganyira. Ese utekereza ko ari njye gusa? Si njye gusa kuko na Rayira ntashobora gukandagira kwa mama. Ndata ariko njye ntago nabashyigikira. Ayo ni amafoto pe. Ndata okay. Gihorera ariko nyine umwana wanjye ntago agomba guhura na mama. Lucas ati kandi ikindi, ibi nkubwiye ndabizi ko nawe ubizi. Buriya nacecekaga ntegereje ko nabura uzabimbwira ko uzi ibintu byose mawe yagukoreye, ariko nawe ukicecekera. Ntago ibintu nkubwiye ari inkuru nshya mu matwi yawe, si ukuvuga ngo ni n'ubwa mbere ubyumvise. Ndabizi ko ubizi, ahubwo urabyirengagiza. Jinta araceceka, nta kindi kintu yongeraho. Ive abari hafi aho ariko ntago aba yumvaga byose baganiraga. Ahera akavuga ati ariko se dad, ko mbona we na mama muri kuganira cyane, nibyo nabasabye mwabyumvise? Jinta ati waretse kumbabariza umwana ukamuhuza na nyirakuru. Lucas ati ariko se uyu nawe urumva ushaka kumuhomba? Uyu nawe urumva utamushaka? Urumva ukumbuye kuzika? Urumva ukumbuye kurira? Urumva ukumbuye kujya kwa muganga umwana bakamushakamo indwara bakayibura hejuru y'amakosa ya mama? Jinta ati ariko se ko mbona ubaye Lucas ntazi? Mu myaka yose twabanye ntago nzi Lucas uvuga nabi. Urumva ibintu byose uri kumbwira? Babe, ibintu uri kunyibutsa byose ndabizi. Umwana wanjye ariho uburinzi, mureka agende. Uyu mwana n'uw'umugisha Imana yamuvuzeho ataravuka. Mfite amasezerano menshi akomeye kuri uyu mwana. Imana yambwiye ko izamurinda. Yarirahiriye irambwira ngo sinzongera gupfusha ukundi. Irambwira ngo ngiye guheka, kandi yarabikoze. Wibagiwe se ko inda yiwe yashatse no kuvamo? Kuki atavuyemo se? Nuko yari umwana w'umugisha. Mureka agenda ahure na nyirakuru, nta kintu n'iki na kimwe azaba. Lucas ati ibyo ntago nabyemera. Njyewe nahombye Abi na Bright, ntago nshaka guhomba Ivy. Jinta ati ariko se mugabo mwiza, ubwo bwo buzahorana nabwo kugeza ryari? Ndetse umuntu ntatinya ishyamba, atinya icyo barihuriyemo. Narapfushije nzi gupfusha uko biryana. Ntago nshaka kongera kubura umwana wanjye. Ivy byose ababireba akabegera ati ariko se dad, we na mami ko mbona mutongana?
barijijisha bakambwira ati ntabwo turi gutongana turi kuganira. Lucas nta kindi kintu akora ahera akavuga ati kwanza muzi dutaye. Wana Jinta bararakaranya mwakarakarira undi n'undi akarakara. Lucas ntabwo aba yiyumvisha ukuntu Jinta ashaka ko umwana we ajya kureba nyirakuru mu gihe abizi neza ko n'abambere bagiye bapfa kubera we. Barataha bagera mu rugo, Jinta agahera ko yinjira mu modoka akigendera. Akigenda Lucas arabireba avuga ati ariko uyu mugore noneho bigenze bite, asigaye agenda atanambwiye aho agiye, ibi se bibaho? Aramwihorera. Tuve aho ngaho twigire kuri Bob. Aba yicaye ahantu asa n'aho ategereje umuntu. Akiri aho Jinta arahagera akabwira ati bro mbabarire nagwicerereje natinze hari ibindi bintu nabanje gutunganya. Ndatse wari ugiye mu biki? Ndati ni birebire ntago nabona uko mbigusobanura ariko nyine unyihanganira. Bob ati it's okay, byose ndabibona ufite inshingano nyinshi. Wabona na Ivy yari yanze kukurekura, asa ubundi yunzanira umwishwa wanjye akanandamutsa ahora, ubona ntamukumbuye. Ndati nzamukoherereza mu biruhuko aza gusura bari kumwe n'umukobwa wawe. Amase nyine mbwira byagenze gute, hari ikihe kibazo? Ndati rero mushiki wanjye konseri imwe urabizi. Jinta ati yego ndabizi musaza wanjye, urabizi ko nta wundi mushiki wanjye ngira, nta mukuru wanjye nta na murumuna wanjye. Jinta ati ariko wibinyibutsa byose ndabizi, ahubwo mbwira ni iki ko wambwiye ko nshaka byihutirwa, habaye iki? Bob ati rero byancanze byanshobeye, ibintu bikomeje kwanga. Jinta ati se habaye iki nyine? Ndati akazi kanjye karahagaze. Jinta ati akazi kawe karahagaze? Hashize igihe kingana iki? Ndati ndi kumara hafi umwaka wose. Jinta ati ngo iki? Umwaka wose ugaceceka ntunavuge ngo akazi karahagaze? Bob ati nari nzi ko nabura wenda igihe kizagera nkabona kandi nkiyitaho nkakomeza no kwita ku mugabo no ku muryango wanjye, ariko kwita ku muryango wanjye bimaze kunanira. Abize umugore wanjye nta kazi agira, umwana akenera fees, akenera kwambara, akenera ibintu byose. Wenda njye n'umugore ntaribi, ariko ndabona umwana wanjye agiye kubaho nabi. Ndati ukagira ikibazo nk'icyo ngicyo ukakihererana? Oh my god, ntabwo mbyumva, ntabwo byumvikana. How comes? None ngaho mbwira ushaka iki? Ndati nta kindi kintu ngushakira, ndagira ngo nabura umfashe umwana wanjye, utangire wenda umurihirire umwiteho, wenda ibindi by'urugo byo nzajya nshaka uko mbigenza.
kuko ndabona umwana wanjye no kwiga bishobora guhagarara kubera ubushobozi. Jinta atoya, ntabwo ibyo ngibyo natuma biba, nta nubwo bizigera bibaho. None se umwana wawe yishyura angahe? Harya ubundi yigaye? Ndatiga nyine mu kigo gikomeye, nari naramujyanye mu ishuri ryiza. Yishyuraga 300 ku gihembwe. That's okay, nta kibazo, ndabikwemereye ngiye kujya muhera fees. Ubwo nyine uramundekera nzajya mwishyurira, mwambike ibintu byose bisabwa, ngiye kujya mbikora. Nta kintu uzigera umbura na musaza wanjye keretse icyo ntafite. Bava aho ngaho babisezeranye kandi babyemeranyijwe, ubundi bagahera ko batandukana. Layira arataha, nako Jinta arataha. Arimo ataha ahura na Layira. Layira avuza amahoni y'imodoka kuko ababonye muramukazi we, undi nawe akamubona. Baparika ku ruhande bagatangira kuganira. Jinta ati Layira, aha naheze? Ati burya rero nari nerekeje iwanyu mu rugo. Ndatuje kudusura se? Layira ati yego. Nyine Lucas yarampamagaye ngaranshaka kandi byihutirwa, ngo ntabwo mu rugo, ngo ntabwo nyine mumeze neza, ntabwo mumeranye neza, ntabwo mubanye neza. So sinzi ngo habaye iki, sinzi ngo ni iki kiri hagati yawe nawe, sinzi what's missing. Numvise avuga nkababaye. Undi ati mbega nibyo? Okay, reka tugaruke mu modoka tugende tujye mu rugo, aba ariho tujya kubivuganira. Layira ati ko mbona uhinduye isura ariko mu myaka yose nzi wabanye na Lucas n'ubwa mbere nakubona umeze gutya. Wowe na musaza wanjye muri gupfa iki? Ntumbwire ko kano kanya mutangiye gushwana. Mwaba mugiye guhereza mama wanjye urwaho? Mwaba mugiye kunezeza ni Murata? Kandi murapfa iki? Ko Imana yabagiriye neza ikabaha kubyara, ko mufite IV, ko mufite amafaranga, ni igiki cyabaye Jinta? Undi ati yewe dutahe tugende. Binjira mu modoka bakagenda. Bagera mu rugo kwa Lucas, basanga Lucas yicaye aho arabareba ntanavuge. Layira areba uburyo Lucas na Jinta bameze bikamucanga, kavuga atoya ibi bintu ntabwo nabyizeye. Mwebwe nzi mukundana urukundo ntabasha kugira gute kubona uko nsobanura? Ni mwese muri kwitwara gutya? Lucas ahera akagahaguruka kambwira ati Layira, ndumva njyewe ntashobora gutegereza. Umugore wanjye sinzi iyi myitwarire ahantu ayikuye, arampindutse mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya. Jinta ati ariko nawe urampindutse. Lucas ati mu myaka yose tubanye sinari nzi ko meze gutya. Jinta ati nanjye ntabwo nari nzi ko ufata imyanzuro imeze iki. Layira ati ariko se ndumva ndendekende ko mbona mwese muri gushwana. Ese ubundi habaye iki? Ni iki kiri kujya mbere? Ni iki kiri hagati yanyu mwembi? Lucas, ni iki cyabaye hagati yawe n'umugore wawe? Mufitanye ikihe kibazo? Muri gupfa iki?
batangira kumuganiriza bamubwira ibyo bapfuye. Lucas ari nakamubwira byose Ivy yarari kumubaza, ndetse akamubwira nuko umugore yamubwiye kagomba kureka umwana agahura na nyirakuru. Ati ibyo nibyo muri gupfa? Muri gupfa mama? Muri gupfa ko mama atazi umwuzukuru we? Muri gupfa yuko Ivy ari gushaka guhura na nyirakuru? Iki ni ikibazo toto, mwabiganiraho mukumvikana. Ako se ubundi wowe umuretse agahura na nyirakuru bigutwaye iki? Niba yakubwiye ko umwana we yizeye karinzwe, ase ubundi utekereza yuko hari umuntu ujya upfa mbere yo gupfa? Nta muntu upfa igihe cye kitageze. N'ubundi kuvuga ngo uri kumurinda, niba atari uzabaho ntago azabaho. Nose iki gihe cyose amaze ni ukubw'impuhwe zawe nangwa se ni kubw'uburinzi bwawe? Ndati none ugiye gushyigikira Jinta? Ntago umwana wanjye zigera ava ahangaha, nta na rimwe azahura na mama. Jinta atari ko se ubundi urwo rwango ufitiye mama wawe ntago nshaka ko urubiba ku mwana wanjye. Sinshaka ko umwana wanjye akurana urwango. Mureke, niba ashaka guhura na nyirakuru mureke bahure, ubundi uramumuhishiriye. Lucas ati ibyo ntago bizigera bibaho, sinzatuma bibaho, uyu n'umwana wanjye. Jinta atari ko se kuvuga ko ari umwana wawe wenyine, nanjye n'uwanjye. Ndati noneho uzamukura ahangaha umujyane, uzibeshye. Rahira ati noneho ndagirana ko mbona ibintu byafashe indi ntera. Basi mwakumvikanye. Jinta turabizi, umwana wanjye nzamuhuza na nyirakuru igihe cyose abishaka. Uzakora icyo ushaka. Lucas ati oya, aho ngaho urishuka kandi uribeshye. Kwanza uhereye uyu munsi umwana wanjye ninjye uzajya umujyana ku ishuri, ni nanjye uzajya umwikurirayo. Ntago uzigera wongera kuntwarira umwana. Rimwe utazajya no kumuhuza n'uriya mukecuru w'umugome gusa, murozikazi. Jinta turanyumvira? Sanyambuye uburenganzira bwose ku mwana wanjye ngo niwe uzajya umutwara akajya no kumukura ku ishuri? Sawa, ubwo no kuvuga ko ntacyo nyivuze muri uru rugo, nta n'icyo nkirumazemo. Jinta ahera kakazamuka aragenda agapakinga ibintu bye byose, ari nako yitotomba. Avuga ati njyewe ntago nabasha kubana n'umugabo nabura udashobora no kunyumva. Kuba mama wawe yaraguhemukiye ni kimwe, ariko ntabwo ugomba gutuma umwana wanjye akurira mu nzangano z'ababyeyi bawe. Yewe nawe ndaje nigendere, kandi n'umwana wanjye simusiga. N'ubundi uru rugo ndurimo atari kubw'imbabazi zanyu, ahubwo ni kubw'urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo. Hari ibintu ndambiwe. Niba mutabasha kubabarirana, ubundi si ibingibi byaba bimaze iki? Arapakinga, yamara gupakinga agasohoka n'imyenda ye. Rahira na Lucas batungurwa no kubona Jinta asohokanye amavalize. Lucas aturandebera, ubu kandi babisohoye bijyanaye. Rahira ati Jinta bite byawe ko mbona usohoye valize? Ndati njye ndigendeye, ntago ibi bintu nabishobora. Ese umuntu ababarira umuntu kubera ko hari ikindi kintu aba akeneye kumuhunga? Nangwa byose tubikorera imitima yacu. Ese nindera umwana wanjye murera kugira ngo akurane urwango, yanga nyirabukwe,
nako yanga nyirakure ari we mabukwe wanjye, akanga abandi bana nyine ba bakuru bawe. Ibaze ko nta muntu n'uyu n'umwe mu muryango wawe n'umwe uzi umwana wanjye uretse Rayira. Abantu bose wabahaye, wabafungiye amazi n'umuriro, ntushaka gutuma hari umuntu ukandagira hano. Njyewe ndabirambiwe pe, uru rwango nta kintu rumaze. Ibaza ariko imiryango idashobora guhura, imiryango idashobora guhuza, byaba bimaze iki se? Bituma ari iki? Ntago umwana wanjye yakurira muri uyu muryango ubanye gutya. Ntago nshaka ko umwana wanjye azakurana umutima mubi n'urwango. Njyewe ndagiye. Lucas ati ntaho ujya. Jint ati ndagenda. Undi ati yewe ntaho ujya, uri umugore wanjye, ibyo ubyibuke. Jint ati ariko sinabyibagiwe. Lucas ati ikindi ugomba kwibuka, ndagukunda, ntago nshobora gutuma urenga uyu muryango. Icyabi icyo ari cyo cyose, nta kintu gishobora gutuma nkureka gusohoka ahangaha. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Jint araza kugenda nangwa ntari buze kugenda? Byose ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane. Njyewe nitwa Atite, igiye yandika kandi ndi nanjye uyibagezaho.